njyewe ntago nigeze mbibona, nta rukundo rwa mama nigeze mbona. Nakuze mama wanjye tankunda na famiye we yose tankunda, mbese na quartier yaho twabaga nta muntu numwe wankundaga. Na murumuna we bampa umuneke, bampaye umuneke ntakubeshye nawuriye numva nishimye nyine nkuko umubyeyi yamereza ikintu. N'ubwa mbere nari mbonye mama amereje ikintu akakimereza n'umutima mwiza, urumva nari nishimye ku buryo utabyumva. Umuneke narawuriye, haciyeho icyumweru kimwe ntangira kumera imvi, nkakura nyine iyo umuntu yashaje atangira kuzana umusatsi w'umweru. Noneho nkakomeza numva n'akantu kagenda gakinira mu nda, nkavuga se ndwaye iki, kuko nari narabaye umuhondo, narabyimbye umubiri wose. Noneho n'izo mvi nazo zagendaga ziziramo, urumva ntago ari ibintu byari byoroshye kuri njyewe. Noneho cya kintu numvaga kigenda gikinira mu nda cyagiye gikura mpaka kiratunguka mu kanwa. Sinari nkivuga, nta nubwo naryaga, nta kintu na kimwe nakozaga mu kanwa. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ongera kugubwa neza aho uri hose ubasha gukurikira ibiganiro by'Urugendo Online TV. Nitwa Sam Gakire Jerry, n'ubundi tuba turi kumwe umunsi ku munsi muri rwa rugendo rwanjye rwa buri munsi. Ndakubwira ngo rurakomeje kandi tugomba kugerayo hirya no hino, aho tubazanira ibiganiro bigiye bitandukanye. Abantu bose bari kudukurikira, bari kureba iki kiganiro, bari mu Rwanda, bari mu bihugu bigiye bitandukanye byose byo hanze y'u Rwanda, ndabisabira umugisha cyane kandi mukomeze kugubwa neza cyane. Umuryango uri kugenda uba mugari cyane kandi nkabyishimira, kanashima Imana iyo iri kugenda yagura umuryango wacu. Buri munsi tuganira n'abantu bafite ubuzima banyuzemo, bafite n'ibyo n'icyo bagiye gusangiza abakunzi b'Urugendo Online TV. Wowe urigiye gukurikira ubuhamya burakomeye cyane cyane, n'ubuhamya bukomeye, n'ubuhamya bugiye kukwigisha ibintu uyu mwana yanyuzemo afite imyaka mike cyane, kuko afite ntagakuzi ibyo ari byose, ariko yanyuze mu bintu bikomeye. Nawe uri umuntu mukuru uri kubinyuramo, bishobora kuguhangayikisha cyane, cyangwa se bigatuma ubuzima bwawe bwangirika. Ariko nanone agashima Imana ko ari kubona ko ibyo ari byose Imana ari nziza kandi Imana imufiteho umugambi mwiza cyane. Ikaze ku Rugendo Online TV. Solange, murakoze cyane. Solange, ibyo byose ngewe ndakuza, ariko hari abandi bantu batakuze bakubonye ubwa mbere hano. Ninde? Amazina yanjye nitwa Imfura Umutoniwase Solange. Ndi umukobwa, mfite imyaka 19, nkaba naravukiye mu karere ka Nyanza ya Butare, ariko ntago nahakuriye kubw'impamvu, nakuriye mu mujyi wa Kigali. Wakuriye mu mujyi wa Kigali kubw'impamvu, izo mpamvu zose nizo tugiye kuza kurebaho. Mu buzima bwawe bwo gukura wakuranye nande? Hari uburyo umuntu yenda akora ari kumwe n'ababyeyi be, cyangwa se agakurira mu muryango. Ufite ababyeyi bombi? Oya, ntago mfite ababyeyi bombi, mfite papa gusa, ariko nawe mumenye vuba, ndumva nta n'amezi 5 arashira mumenye. Mama yitabye Imana. Yego. Dusubiremo inyuma mu mateka yawe, imikurire yawe, byose yari impamvu papa wamumenye vuba, byose abantu babisobanukirwe. Urugendo rw'ubuzima bwawe rutangira mu bwana, bwo watangiye nyine kugenda uhura na byinshi cyane byagiye bigukomeretsa. Ego, nkuko nari mbikubwiye, navukiye mu karere ka Nyanza, mvuka ndi umwana wa 3 kuri mama, ariko kuri papa nari mfite amakuru ko ndi uwa mbere. Urumva nari imfura kuri papa, ariko ntari imfura kuri mama. Navukiye mu muryango udakorera Imana, utanakunda Imana. Navutse mbona mama wanjye nta rukundo anyereka,
nk'uko umubyeyi ashobora gukunda umwana we cyangwa nk'uko njya mbibona ko abandi babyeyi b'abamama bakunda abana babo, njyewe ntago nigeze mbibona, nta rukundo rwa mama nigeze mbona. Nakuze mama wanjye atankunda na famiye we yose itankunda, mbese na karitsiye y'aho twabaga nta muntu n'umwe wankundaga bitewe n'uko hari na mama atankundaga. Simbizi, njya nkunda kuvuga ngo hari igihe Satani adusiga icyangiro buri muntu wese akatwanga, ariko buriya iyo abantu bakwanze uzi neza ko Imana ikigukunze nta kintu biba bitwaye. Iki cyangiro ubwo ndagira ngo ukomeze utubwira nyine ukuntu byaje gukomeza, aho byagiye bigenda bigukomeretsa. Mbega we naguhaye umwanya kugira ngo usobanurire abantu urugendo rwawe rw'ubuzima bwo mu bwana nuko wakuze. Ego, ko nakuze rero nakuriye mu buzima bubi, nakuze meze nk'umwana wigenga, nk'umwana udafite umureberera, kandi nari mfite mama ariko mama wanjye ntago yaranyitayeho. Nakuze mfite amatsiko yo kuba namenya papa, nk'uko nyine ubona umwana wese aba yishimiye kuba afite ababyeyi be bose, ariko njyewe mubwo nifuzaga kuba namenya papa wanjye nagendaga mbizira kenshi. Rimwe na rimwe mama akanyirukana cyangwa bakandaza no hanze. Imyaka ingahe? Niyo mfite nk'imyaka 5 cyangwa 6. Ego, nabaza ngo papa wanjye ninde, cyane ko nabonaga abandi bana bari kujya ku ishuri, njye nkabona ntari kujya ku ishuri, bikambabaza. Nkabona abandi tuvukana bari kujya ku ishuri, kandi nanjye imyaka nabonaga ndimo, nabonaga nkwiriye kuba najya ku ishuri nanjye nkiga nk'abandi, ariko ntago ayo mahirwe nigeze nyagira. Noneho urumva ubwo buzima nabayemo bwo kurara hanze, nyuma mfite imyaka 7 nibwo byaje kuba akarusho, baranyanga cyane. Kuko njya nibuka hari igihe nari mfite nk'imyaka 7, mbwira mama, ndamubwira mama basi tuganire, ndumva nshaka kuganira nawe. Ndamugani basi wambabariye ukambwira papa uwo ari we. Noneho mama arangije yarambwiye ngo papa wawe ngo yarapfuye. Nareba ukuntu abimbwiyemo nkabuvuga ni aranambeshye, ntago papa wanjye yaba yarapfuye, arahari. Cyane ko n'ubundi makuru yuko yari ariho nari nyafite, ahubwo nyine wenda kugira ngo mama nyikize niho havaga kumbwira ngo papa wanjye yarapfuye. Ubwo ni bandi babikubwiraga ko umwana w'imyaka 7 aba ari muto? Kankubwire rero, umwana w'imyaka 7 hari ukuntu umwana aba nyine ari mutoya mu myaka, ariko mu bitekerezo bitewe n'ubuzima yagiye acamo bugatuma amenya ubwenge. Njyewe nari nzi ubwenge bwinshi cyane mfite iyo myaka. Noneho rero icyo gihe nyine ndi kubaza mama gutyo ngo papa wanjye ninde, yarambwiye ngo ubundi we sinshaka kwitwa mama wawe, kuko usibye no kukubona no kukumva uvuga byonyine simbe shaka. Ndi nako kwanza mu gihe gitarenze ibyumweru 2 cyangwa icyumweru nzaba mbikweretse. Ngira ngo ni ibintu by'imikino, nyine ndamwihorera. Noneho haciyeho iminsi mama na murumuna we bampa umuneke. Bampaye umuneke ntakubeshye, nawuriye numva nishimye nyine nk'uko umubyeyi yamereza ikintu. N'ubwa mbere nari mbonye mama amereje ikintu akakimereza n'umutima mwiza. Urumva nari nishimye ku buryo utabyumva. Umuneke narawuriye, haciyeho icyumweru kimwe ntangira kumera imvi. Nkakura nyine iyo umuntu yashaje atangira kuzana umusatsi w'umweru. Noneho nkakomeza numva n'akantu kagenda gakinira mu nda, nkavuga se ndwaye iki, kuko nari narabaye umuhondo, narabyimbye umubiri wose. Noneho n'izo mvi nazo zagendaga ziziramo. Urumva ntago ari ibintu byari byoroshye kuri njyewe.
noneho cya kintu numvaga kigenda gikinira mu nda cyagiye gikura mpaka kiratunguka mu kanwa, sinari nkivuga nta nubwo naryaga, nta kintu na kimwe nakozaga mu kanwa. Nkabona nta muntu n'umwe unyitayeho, nkabona yaba mama nari mfite nkabona ntanyitayeho, nareba famiye yanjye yose nkabona nta muntu unyitayeho. Wa muziha naje kuwukira mfite imyaka 10. Ushobora kwibaza ngo nk'umuntu warwaye umuziha ngiye wari warakuze ukajya unagikora hasi, unyuze warazamukiye mu nda urakura ugenda ukora hasi. Ushobora kwibaza ati ko nta muntu wakuvuje uwo muziha waba warawukize gute? Nanjye umuziha ntabwo nari nkuzi, ahubwo uko nahitaga ku bantu nyine abantu benshi bari kunyibazaho, nicyo kintu cyatumye menya yuko ari umuziha, ko numvaga abantu babivuga ngo ni umuziha, njye ntabwo nari nkuzi. Noneho ubwo igihe cyaje kugera, kuko ndumva icyo gihe nibwo nari nujuje imyaka 10, mfata umwanzuro wo kwiyahura. Nafashe aside n'undi muti bita ngo ni simikombe n'amata y'imiyenzi, ndumva hari harimo n'amabuye y'iradiyo, ibindi byinshi byo ntabwo mbyibuka. Icyo gihe wari umwana ufite imyaka? Uwo munsi nibwo nari nujuje imyaka 10, umuziha nararwaye mfite imyaka 7. Noneho ndavuga ni hahandi ngiye kwiyahura, kuko najyaga ngerageza kwiyahura kenshi wenda nyweye nk'imiti yica, ariko ntigende kuko ntanywaga, ntago nabashaga nyine kubisunika ngo bigende. Noneho ndangije ndagenda njya ahantu hepfo yo mu rugo, hari ahantu batajya bahinga, baranahatinyaga cyane. Njye mfata umwanzuro ndavuga ni hari ahantu ngiye kujyamo, ndabizi barahatinya, ngende niyahure nipfire birangire, kuko nabonaga ku isi nta kintu na kimwe nkihamaze, nabonaga ntakiri umuntu. Bya bintu nagiye ndabinywa, ariko ntago nabinywaga nyine nkoresheje umunwa, nafataga agacupa nkabisukamo, noneho nkacisha ku ruhande bene hano gutya, nkaba ariho mbicisha kugira ngo bibe byagenda. Noneho ku bw'amahirwe ntago mbizi nimba ibyo bintu bisanzwe binavura ibintu nk'ibyo, ariko icyo nzi ni uko byababuye cya kintu nari mfite mu kanwa, kirababuka burundu, gihita gicika, kirizinga ikiguhe hasi. Wowe wari ubinyoye ngo wiyahure? Njye nari mbinyweye ngo niyahure, gusa sinzi nimba ibyo bintu bisanzwe bivura ibyo ngibyo nanyweye, ariko narabinyweye ngira ngo niyahure, ahubwo nsanga nyweye umuti, nsanga nibyo byari bikuyemo umuti wose wo kumvura. Nararangije numva nyine sinzi ukuntu mbaye, cyane ko kubera kugenda ameze nk'uwunamye, ijosi ryari ryarabaye nk'uku nguku, noneho kuko cyacitse nyine numva noneho nta kibazo mfite, nagize ijosi neza, numva ndakomeye. Nawe utekereze kumara imyaka 3 utarya utananywa. Erega abantu bazajye bemera ko Imana ihari kandi Imana ikora, kuko nta nubwo nari narananutse wenda ngo mvuge ngo nabaye nabi, ntacyo pe, ntacyo. Ntago wabyumva bitarakubayeho, ariko nta nubwo mbikwifurije, ariko byarabaye, njyewe byambayeho. Noneho kuko ubwo icyo cyari kimaze gutakara, mu kanwa hasigayemo ikindi, cyo ndakomeza ndanywa, noneho nari ndi kunywesha umunwa nta kibazo, nacyo ndakiruka. Ndabyuka hari ku itariki 21 z'ukwa 11, icyo gihe nibwo nari nujuje imyaka 10. Noneho mu kuhabyuka aho ngaho, nimba nagiye muri koma, nimba narapfuye nkazuka, ntago mbizi, kuko aho nahamaze ukwezi mparyamye. Aho ngaho nari ngiye kwiyahurira. Nta bantu bakubona se? Nta bantu bambona, nahamaze ukwezi mparyamye. Wenda nimba hari n'abahacaga bakambona bagatinya
ko bivuga ko bambonye ntago mbizi, ariko nahamaze ukwezi mparyamye. Ikintu cyambwiye ko ari ukwezi mamaze mparyamye ni uko itariki yo nari ngiye kwiyahuriraho nari nyizi, none itariki nahabyukiye nasanze ari kuri 21 z'ukwa 12 umwaka ukiri wawo ndi n'ubundi. Urumva n'ukwezi nari maze. Wigeze aza kugushaka? Ntago yigeze ajya kunshaka. Amezi 2 batazana umwana ari nta n'umuntu hanyura. Nabikubwiye ntago mbizi nimba baracaga cyangwa nimba baranambonye, nta kintu na kito mbiziho. Nkuko uryamye usinziriye uri mu cyumba utakinze, ntago wamenya ngo ninde winjiye mu kandi usinziriye. Sibyo se? Rero nanjye ntago mbizi nimba barahanyuraga cyangwa hari n'uwambonye agatinya kuba yabibwira abandi, ariko njyewe nuko nguko byagenze nyine. Nisanga aho ngaho mu kuhabyuka, noneho mbona nakuze. Ndavuga se ko narwaye ndi mutoya, mbona bigenze gutya, noneho habaye iki? Nise burya ko Imana ibaho? Kuko mu gihe nari ndwaye ntago numvaga ko Imana ibaho, ntago nakubeshya pe. Nta nubwo nanatekerezaga wenda ngo mvuge ngo ngiye kujya mu bantu b'amasengesho ngo bansengere, ahubwo numvaga Satani ari nkaho ari Imana. Ahubwo gute ushobora nyine kubyibazaho ngo gute? Satani icyo nzi nuko hari igihe ashuka abantu bakiyahura, sibyo, bagapfa kandi. Ariko njyewe nasabaga Imana ngo basi ninkure ku isi nipfire birangire, nkabona ntibibaye. Navuga n'ukundi uwakisunga Satani, buriya Satani si nkaho ariyo nagashyize mu cyimbo cy'Imana, ko nabonaga nimbibwira Satani ribonye mve, kandi Imana yo nayisaba urupfu ntirume. Ubwo se urumva ari nkaho wabifata gusaba irabikora? Oya, ntago yabikoze. Reka dukomeze kugira ngo abantu baze gusobanukirwa ubuhamya bwawe nyuma yo kubyukaho wasubiye mu muryango. Yego, nyuma yo kubyuka aho ngaho nasubiye mu muryango, cyane ko hari hafi yo mu rugo n'ubundi. Rero nasubiye mu muryango, ndagenda mpita mfata utujerekani 2 njya kuvoma, kuko numvaga nkomeye. Nongeye kuvoma, mu kuvayo nahuye na mama. Ndi kuva kuvoma, we sinibuka ikintu yari afite, gusa icyo nzi nuko yambonye ibyo yari afite byose abita hasi ariruka. Ubanza hari yaravuze ati uriya n'umuzimu we, ntago ari Solange narinzi. Ndamwihorera, ndakomeza ndagenda ngera mu rugo. Urumva ni na kwa kundi kumfata nabi, nakajya avuga ngo ni abagabo ngo bamvuje, kandi nawe urumva umwana w'imyaka 10 ntago yabaze kujya mu bintu byo kujya mu bagabo. N'ukuri ntabyo yabaze, ariko we icyo gihe yaravuze ngo ubwo ni abagabo ngo bamvuje, ariko icyo nzi nuko ari Imana yamvuye. Noneho bwo gusubira mu rugo, nkuko nagiye mu rugo n'ubundi nkakomeza nkagumayo, mama nabwo yamfashe nabi, amfata nabi bishoboka. Nyuma amfata umwanzuro, arambwira ngo ninze kwa murumuna we yabaga i Nyamirambo. Arambwira ngo ninze ngo kubana nawe, ngo wabona barandoze, ngo mpunge ngo abarozi bo muri famiye yanjye, ngo nisangire tantine, kandi niwe bari bafatanyije n'ubundi kundoga ibyo bya mbere. Ku mutima ndavuga n'ubundi kugira ngo nkomeze mfire nabi imbere ya mama atananyitayeho, byaruta nkagenda nkajya kuba ahandi hantu, nkajya kuba kwa anti nkagumayo. Noneho anti naraje inje, yarari ahantu bita mu Miduha, mu isoko ryo mu Miduha niho yacururizaga hari i Nyamirambo. Turagenda nyine musangamo, turatahana tugera mu rugo. None umugabo we akajya amubwira ngo nago ngo azakomeza ngo guhahira abana atabyaye.
mbyumvise gutyo ndihangana, noneho tantine arambwira ngo ningende ngo njye mu kazi ko mu rugo. Ndavuga icyo gihe n'ubundi yari 10 iri kurengaho amezi makeya, yarengagaho nk'amezi 2. Arambwira nyine ngo ningende njye mu kazi ko mu rugo. Ndavuga se ubu ngubu akazi ko mu rugo ngenda akazi ntako narinzi, numvaga nta nagashobora. Arakomeza arabimatiriza arambwira ngo nintajyamo arandaza hanze. Nakireba nkumva ndacyananiwe muri ngiye bitewe na ya myaka yose nari naramaze ndwaye nta muntu n'umwe unyitayeho. Ariko ndemera ndavuga ntaribi ako kazi reka nkajyemo. Ndibuka ahantu yanjyanye gukora hari ko mama yacuruzaga agataro rakaze. Umugabo yadodaga inkweto. Urumva wari ugiye kumbera mabuja nawe navuga nta bushobozi yari afite, yari n'umukene. Ndavuga rero kwenda wabona ariho nzabonera amahoro reka ngende. Noneho kubera na bantu baba bagiye kwitwa ngo bagiye gukoresha abakozi nabo barabuze abantu babaha akazi, baranotezaga bakama n'imirimo iruta n'imyaka yanjye pe. Noneho bakambwira ngo bari kujya bamemba 5,000. Ariko nahavuye mpamaze ibyumweru 3. Ariko ntayo bampaye, nta mafaranga bampaye icyo gihe mpava. Noneho ndangije nyine bakajya bamfata nabi, bakamakoboye ngo nyafure, nanjye kwifurira ntabyo nari nzi gufura imyenda yanjye. Noneho nyuma nibwo nafashe nyine umwanzuro wo kuhava. Mavuye anti anjyana ahandi hantu bitaga kwa mama Gasaro, naho hari hafi yaho ngaho n'ubundi narindi. Kwa mama Gasaro mpageze naho bimbera uko nguko. Noneho numva ngiye nko gusara mu mutwe, ndavuga se uko ko niyahure mbigenze gute. Nguma mu buzima bubi, ariko nkakomeza niringiye Imana, nzi ko igihe nikigera Imana hari ikintu izakora ku buzima bwanjye. Naba ngiye nko gusenga bakandeka nkakaraba nkisiga nkambara, nafata Bibiliya ngiye gusenga bagahita bambwira ngo nturengaho. Urumva narahitaga mbabara, nkavuga ubundi se iyo banambwira sinirirwe njya muri dushe ngo nkarabe, nawe uri umuntu wabyibaza. Ariko ibyo byose byabaga ufite imyaka 10. Yego. Waragiye kwiga se? Oya, nari ntarajya ku ishuri. Uzi gusoma no kwandika? Nari mbizi gusoma ariko kwandika byo ntabizi neza. Nabwo nari narabimenye ariko ntaragiye mu ishuri. Ahubwo nka kwa kundi nyine umuntu aba afite abakobwa bakuru b'inshuti siwe bize, baranyigishaga rero. Bakavuga uti ushobora kutazagira amahirwe yo kujya ku ishuri, reka twebwe tuzajye tukwigisha ku byo tuzi. Yego, ni muri ubwo buryo rero ntangira kugenda menya gusoma no kwandika, ariko gusoma nibyo nari nzi cyane kurenza kwandika. Noneho kuko naho nagiriye mu ishuri ntago nigeze mba umuswa. Ndibuka ko mu gihembwe cya mbere nabaye nimba ari wa 6. Wagiye kwiga ufite imyaka ingahe? Nagiye kwiga mfite imyaka 13. Mu wa mbere primaire? Yego, njya mu wa mbere primaire, ariko kuko wari waje kuva muri ako kazi ko mu rugo. Yego, nakavuyemo aho ngaho nari nakubwiye kwa Magasaro, aho nabaga narahavuye mfata umwanzuro wo kugenda, ko nta nubwo nigeze mfata igikapu. Nafashe imyenda yanjye nyishyira muri envelope, ndavuga ngiye kwiyahura, ndagenda mbaririza kuri Nyabarongo nimpagera ndahita njya mu ngende ntigwiremo n'ingona zindye, kuko numvaga nta mutima mfite, numva nta n'ubwenge mfite. Ariko nanone nkagenda nibuka ko kwiyahura ari icyaha, kandi uwiyahuye Imana itajya imubabarira. Kuko nabonaga ko n'undi niyahura ni nkaho ndi bube ngo imbere y'insinzi, nkavuga ni wenda wabona ndi bwiyahuriye uyu munsi, kandi ejo aribwo Imana hari icyo yari kuzahindura ku buzima bwanjye. Nkahora uko nguko mvuga ati ngiye kwiyahura.
bikarangira nyine bitabaye. Nari nabigerageje kenshi nkajya nk'ahantu hari Nyamirambo, hari ahantu rwa Rutabura, najyagayo ari nimugoroba nk'imodoka ikanjugunya nk'ariya singira ikintu mba, habe no gukomereka, habe n'akantu na gatoya singira icyo mba. Navuga se ubundi ubu birashoboka? Noneho nkarakarira Imana, navuga nimba basi nta kintu ukoze ku buzima bwanjye, basi n'urupfu naragusabye wararunyimye, nawe baze gukura ufite agahinda ngo urupfu rwarakwanze, nawe wababara ari wowe. Ariko nyuma naje kumenya kugira ngo nige, nasanze nyine ari ishuri ry'ubuzima nari ndimo, kugira ngo nanjye wenda nzubake imitima y'abandi ejo hazaza. Noneho rero icyo gihe umva kwa Magasaro nafashe imyenda yanjye ngo ngiye kwiyahura, nahagaze hariya kuri RP, hari ahantu hari alimentation, nahageze nka 4:00 z'amanywa, saa sita zigera nkihahagaze ari no ku zuba. Umugabo amitaho witwaga Janvier, ariko ntago nari muzi, amiseho ntiyansuhuza. Ageze hepfo kuri station arongera aragaruka, aranyitegereza mu maso ataramvugisha. Noneho umukumbaza ngo icyo gihe nambaye ijipo imeze nk'iy'ishuri, itambaza ngo ko amasaha kujya ku ishuri yageze ukaba utari kujya ku ishuri byagenze gute. Kumubwira ibyambayeho byarananiye, ahubwo amarira azenga mu maso, ndaceceka ndamwihorera, aranyinginga ndaceceka, sinagira ikintu na kimwe mutangariza. Hahita hazamuka undi mu mama n'umupapa baziranye, barambaza nabo nanga kubibabwira. Noneho umumama anyinjizamo imbere muri alimentation, arambaza nyine ambwira nsekera ntakubeshye, n'ubwa mbere nari mbonye umuntu w'umubyeyi ambaza amfitiye n'impuhwe, nyine mbona ahangayikishijwe nanjye. Nabonaga ari nk'ibintu bidasanzwe, numvaga nahitana nipfira, kuko nanavugaga nibyo nifuje ndabibonye, nifuzaga nyine kubona impuhwe z'umubyeyi kuri njyewe, kandi nari mbibonye. Noneho umumama arambaza ese mama wawe agira telefone? Mama icyo gihe yari afite telefone, ariko naramubwiye ni hoya nta telefone mama afite, kandi yarayifite. Nangaga kumuha nimero ze kugira ngo atamuhamagara, mama akazongera akambona, kandi nanjye numvaga naramwanze ntakifuza kumubona. Noneho ndavugana, ariko nanone kugira ngo umumama w'abandi adata umutwe, reka muhereze nimero z'undi muntu. Namuhaye nimero z'umuhungu twari duturanye witwaga Domiyane, baravugana, bavuganye nyine bihuza n'ibyo ninabwiye uwo mama. Uwo mama niwe wahise anjyana arandera, akira no mu ishuri ndiga. Nyuma abantu bo muri famiye bakajya baza kuhatera amabuye, abo ngabo bagiye ku kazi baza kuhatera amabuye. Yaratuye uwo mama atuye, yaratuye nawe Nyamirambo ku Mumena, niho yaratuye, kuko nigaga Kivugiza nta hakuru uwo mama ku Mumena niho yabaga. Noneho njye naba navuye ku ishuri, kuko bari bafite akabari, hari ukuntu twavuga ku ishuri ngewe sinaye ngo njye mu rugo nkahita njya kuri ako kabari kabo nkabacururiza inzoga. Noneho baza kuva ku primaire. Wari ugize imyaka ingaho ubwo? 11. Noneho ndangije nyine kuri uwo mama igihe kiragera ndahava, baje gutera amabuye. Abantu bavuga gutera amabuye babaga bavuye mu cyaro? I Nyamirambo. Nyamirambo wari afite umuryango? Yego, muri abo ngabo bari baziranye na anti, nibo bazaga gutera amabuye. Mvuye kuri uwo mama nabwo ibintu byambayeho ntago yangane.
biba byoroshye iyo umuntu arimo atanga ubuhamya nyine niko biba bigomba kugenda rimwe na rimwe hari igihe umuntu yibuka nyine ibyo yanyuzemo. Ihangane, uvuze ko wamenye Imana kandi wamenye ko Imana igukunda, komeza kwihangana rero. Navuye aho hantu nabaga mpava bwo ari anti waje kuhankura, abantu bavuze ngo ntabwo bazajya bazira ko bagira neza, ngo ngewe nimfata ibyanjye nigendere. Ndagiye barakwirukanye? Yego, ngo ntabwo bazajya nyine bakomeza kuzira kugira neza kwabo. Noneho narangije ndibuka ko n'ibihumbi 2 bampaye nabwo ntabwo bayamereje mu ntoki, bayahaye anti ngo ayantegereremo. Noneho anti arangije twaragiye tugeze mu nzira ahita ambwira ngo kandi buriya ngo wibwiye ko turi bugende tukagerana mu rugo, ngumva ngo twebwe ngo turakwanga, ngo ubundi ngo kubera icyo ujya kwiyahura urupfu rukakwanga, buri rupfu kurwemera kugira ngo rukwemere bizaba intambara. Nararangije ndamwihurira turagenda, tugiye urumva hahandi hose bari baramaze kuvuga ngo ndi ikirara, baravuze ngo narananiranye, ndabihorera nkaba naraye. Ikirara ukora iki? Bavugaga ko ndi ikirara ngo ndi n'indaya kuko nakoze mu kabari inshuro nyinshi ndi mutoya, rero niyo mpamvu bavugaga ko ndi ikirara. Mu kabari se nta ngaruka wajya uhuriramo nazo uhakora bitewe wenda n'imyaka wari ufite? Ntabwo zabura nyine. Hari nk'ukuntu ibyo nibuka byo ni byinshi. Hari nk'ukuntu nyine abagabo babaga baje kunywa inzoga, noneho nabareba nkabona nyine harimo nk'abari abagabo nyine dukunze kwita ngo ni abahehesi. Noneho ngewe bambwira ngo nimbashyire inzoga najya kuzipfundura kubera ubwoba zikameneka, cyangwa nyine nkazipfundura nabi uko batabishakaga. Urumva nabwo baranukaga bakavuga ngo ntigashoboye nta kintu na kimwe, none bakajya bambwira ngo bampe amafaranga kugira ngo njye kuryamana nabo. Wari icyo gihe wari umaze gukura? Nari maze gukura, maze kugira nko mu myaka 14. Noneho bambwira ngo bame amafaranga njye kuryamana nabo. Utari wakora ibyo byose ubwo 14 n'ubundi bakiri umwana? Yego, impamvu nyine urabizi abana bakora mu kabari bahuriramo n'ibibazo byinshi. Noneho njyewe ntabwo nabyemeraga kubera yuko numvaga ntashaka kuzaba nk'uko mama yabaye. Mama yari yarabaye ute? Mama yabyaraga abana badahuje ba papa wabo. Abana badahuje ba papa wabo? Baba abo nkurikira nanjye abankurikira. Abo nkurikira ni 2, nanjye abankurikira ni 4. Buri mwana wese abajya afite wese? 2 bankurikira nibo bahuje papa wabo. Ariko nanone mama yitaba Imana yari atwite abana 2 b'impanga, nabo badahuje papa wabo. Abo yari atwite bari bahuje papa wabo, ariko abandi twebwe turiho 2 nabo nibo bari bahuje papa wabo, ariko bo ntabwo ari impanga. Reka turaje turahagera yitaba Imana. Kuva mu kabari ugasubira kwa mudamu wawe mu rugo cyangwa waje gusubira kwa mama? Urumva kuko mama yaraje aza kuba inaha i Kigali, ko mbere yabaga i Nyanza. Noneho
aje kubinaha navuye kwa ante aho narindi ndagenda njya kubana na mama. Ngiye kubana na mama hari umugabo bari barimukanye ariko mva i Butare ntago nari narabasiganye. Ariko n'uwo mugabo nari muzi. Yari umugabo nyine wubatse afite n'abana batoya kandi benshi kuko abana be narabarutaga. Noneho rero ntungurwa no kubona ari ubana na mama. Noneho mama akajya ambwira ngo n'ubundi nzashaka aho nzajya kuba ngo ntago azemera ukwahukana agasiga umugabo w'imuhahira ngo agiye kunkunda ngiye ngo kandi nta kintu papa yigeze amumarira ngo n'impamvu atankundaga nuko mama na papa batari bahuje ubwoko ngo ntago ubwoko bwabo buhuye nayo zo ziri mu mpamvu nyine mama atankundaga. Ariko ntago ibyo ngibyo nigeze mbiha umwanya cyane, ntago abantu bose baba inshuti kubw'uko bahuje ubwoko gusa. Noneho rero ubwo kuko nahise njya kwa mama nkajya kubayo nk'uko mama yakomezaga kugenda n'ubundi ansuzuguza uwo mugabo we, nabwo nafashe inzira ndahava nkajya njya mu kazi ko mu rugo. Noneho kananira nkatekereza nimba ahantu nzanyura nsubira mu rugo nkahabura, nkahita nigira mu abaturanyi bacu nkabariho njya. Noneho haba hari n'umuvandimwe wanjye ushaka kuba yaza akansuhuza akansanga aho ngaho muri abo baturanyi, nazumva nanone nshaka kujya mu kazi nkongera nkagenda gutyo. Yego. Noneho igihe cyaje kwiga byo wapi kwiga wagarukiye mu kangahe? Nagarukiye mu wa 5 primaire. Yego. Noneho ariko nabwo nigaga umucuruza n'akabari. Ariko abantu bagucururizaga ufite imyaka 13 babaho ariko babaho abantu benshi bakoresha abana batagejeje ku myaka. Nanjye rero nari ndi muri abo ngabo. Yego, nari ndi muri abo. Najyaga ku ishuri nkavayo nkahitira ku kabari kuko muri bage nabaga najyanyemo indi myenda. Noneho nkiyamburira aho ngaho ku kabari nkita nambara indi myenda nkabacuruza nyine nkataha nijoro cyangwa nkanararamo bitewe nuko abakiriya babaga batinze gutaha. Yego. Ubwo rero birakomeza utaba kwa mama wawe ku baturanyi ukajya mu kazi. Mama wawe ntago mwongeye kubana? Hoya, mama ntago twigeze twongera kubana. N'ubundi nagendaga nkajya aho ngaho mu baturanyi cyangwa rimwe na rimwe nkajya kubasura ariko ntago twabanaga na mama. Noneho hari nk'ukuntu nabaga mfite amafaranga wenda mama atazi naho nayakuye. Warasubiye kubana nawe cyangwa ni ukujya kumusura? Nagiye nko kumusura njyanye amafaranga kuko i Butare ho hari ukuntu yajyaga mbonana ibiceri atazi aho nabikuye agahita ambwira ngo nindyame imbere y'abahungu nakuyemo imyenda noneho ngo mbabwire ngo nasambaniye ibiceri kuko nakundaga utudenesi two gukina ayo nabaga mfite kandi nayo n'abana babaga bayampaye abana twanganaga. Noneho mama yabona ku kadenesi agahita avuga ngo nayasambaniye amafaranga yo kukaguramo. Noneho yabimbwira gutyo abahungu bamwe na bamwe bakabyanga, bamara kubyanga nyine agasigara avuga ngo n'ubundi ngo impamvu ngo banze kundeba ngo nambaye ubusa ngo nuko ngo ndyamana nabo. Nkatuza nyine nkaceceka. Kandi wari uri mukuru? Oya, ntago nari mukuru, nari mutoya. Ubundi mama igihe cyose nyine ataritaba Imana yabaga nyine ashaka kumbwira ngo nindyamane n'abahungu cyangwa njyewe nkuremo imyenda ngo buri wese azandebe ngo noneho narangiza abakoresha inama ngo ababwire impamvu
yambwiye ngo nkuremo imyenda ariko ntago nabyemeraga naramwubahaga ariko ntago umuntu yakubaha umubyeyi kuri buri kintu icyo ari cyo cyose umubyeyi yamutegetse gukora. we yashakaga ko abagabo bagusambanya bakaguha amafaranga cyangwa bakayamuha? We amafaranga bakayamuha. Hari byigeze akubwira urabyanga bindi? Byari bimeze bite? Yarambwiye hari abagabo nyine babaga baje noneho cyane cyane ab'abamotari cyangwa n'abandi biyubashye batari abamotari, mama akambwira ngo bari abagabo ngo bazajye bambwira ngo nibambwira ngo turyamane njye mbyemera noneho amafaranga bayamuhe ngo kuko nanjye ngo igihe yatakaje ngo antwite ngo nacyo ni kinini ngo nawe yahagaritse ibyo yakoraga arabireka kubera ko yari antwite. Yego noneho yabimbwira nyine nkabyanga nkanga kubyemera, noneho nakanga kubyemera ni naho hahitaga hava inzika akavuga ngo naramunaniye ndi ikirara ngo arambwira simwumve. Noneho nk'abantu baba bambwiye wenda bagiye nko kunyunga nawe ngo twongere tube inshuti nabibabwira mama agahita arira akababwira ngo ndi kubeshya. Rero yababwira ngo ndi kubeshya nkatuza nkamwihorera nyine nkura nta muntu n'umwe unyumva ariko nari mbizi neza ko Imana ihari kandi Imana inyumva. Uretse mama wawe wenda washaka kujyana muri ibyo bintu, ubuzima wari urimo n'ubundi nta bandi bantu wahuraga nabo bashakaga kugushuka ngo muryamane? Ntago babura kuko hari nk'igihe abaturanyi bari batakemera kunyakira bakavuga ngo mama azajya avuga ngo nibo banshuka, noneho yabivuga gutyo ngo abo baranshuka urumva bakavuga ati ntago dukeneye umuntu uzaza kudutera amabuye ati rwose byaruta ukishakira ahandi hantu handi ho kuba. Noneho nkavuga nta handi ndi bujye nkongera nkafata inzira nkajya mu rugo. Najya mu rugo rero nibwo abantu bajyaga bashaka kunyungana mama agahita ababwira ngo impamvu nuko ntajya mwumva musuzugura kandi impamvu namusuzuguraga niyo ngiyo. Yego we yashaka ko nakubwira ngo uryamane n'abagabo uri bwemere? Yego we niko yabaga abyumva nyine ariko nareba nkabona naba ndimo ndiyangiza kandi wenda ejo hanjye hari heza. Yitabye Imana yararwaye? Yitabye Imana naragiye ntago twabanaga ko yitabye Imana aribwo korona ikiza 2020 yararwaye noneho kuko yari yaravuze ngo narwara ngo nkajya kumusura ngo azahita yitera icyuma noneho ngo narangiza kwitera icyuma abantu nyine bavuge ngo ninjye wakimuteye ko yabaga yabwiye abantu ngo nibabona nje bahite basohoka cyane cyane nk'abana bo mu rugo tuvukana ngo bahite basohoka noneho nibabona ninje bahite bakinga nibakinga urufunguzo barucishe munsi y'urugi none mama yitera icyuma abana nibumva sakuje bavuze induru abayobozi nibaza basange ari njyewe nawe turi mwabahite bavuga ngo ni njyewe wamwishe. Noneho njyewe nanga kujya yo nyine kuko hari no muri guma mu rugo icyo gihe nabaga Kimironko ndavuga ntago mama nzajya kumusura kuko inshuti ziwe yabibwiraga nizo nanjye zabimbwiraga nkahita mvuga ntago nshaka kuzagenda nyine batazapfunga kandi banziza ubusa. Igihe cyaje kugera rero biba ngombwa ko mama bamujyana kwa muganga Kibagabaga bamujyanye ndabyibuka hari ku wa 4 ari ku itariki 5 z'ukwa gatandatu 2020 njya kumusura bukeye bwaho ku wa 5 hari ku itariki 6 noneho mama apfa kuri 7 ariko ku itariki 6 nibwo nagiye kumusura ariko nabwo yambwiye amagambo ataranshimishije
ariko nta n'ikigeze kintungura. ngo iki? Yarambwiye ngo si ubundi ubwo wowe uri umuntu kuko nzi ko utabaga nyine mu isi, ubwo ngubwo umuzimu wawe si uje kundeba hano, ngo ni gute umuzimu nkawe uza kundeba kwa muganga. Nyine n'ibindi byinshi ntashaka kuvuga kuko iyo mbyibutse biba ari nk'ibinyibutsa nyine nkumva ndakomeretse, ariko yambwiye amagambo mabi. Yambwiye amagambo mabi, ndibuka ko icyo gihe ntanamusezeye mu gutaha nahise mba nk'umusazi, ntangira kurira ndi kwa muganga, mpita ntega ndataha nsubiraho nabaga n'ubundi. Noneho nsubiyeyo bagiye gushyingura mama, njyewe nanga kujya kumushyingura. Numvaga nta rukundo mufitiye. Ntabwo wigeze wumva ko kuba ari umubyeyi wawe umwana akiyunguka mubabarira wenda kaje wirengagije ibyo yagukoreraga byose? Ibyo mama yankoreye ahari ni byinshi kandi bibi. N'ubungubu mfite inkovu y'ahantu yigeze kuntera turunevisi, ariko yarakize. Nagejeje imyaka yo gufata indangamuntu kuko ntari nzi papa, kandi nagiye kwifotoza nsanga ntago mbaruye mu gitabo cy'irangamimerere. Nsubira mu rugo ndamubaza ngo papa ninde, basi ntumunyereke, mbwira amazina yiwe gusa. Nibwo yahise antera turunevisi mu Rubavu. Rero ubwo yarinze gufata ari yakubwira papa wawe? Yego, ntago yari yarigeze amumbwira. Kandi wumva ko ukeneye kumumenya? Yego. Kwirangamuntu waje gukoresha amazina yande? Kwirangamuntu izina rya papa narinzi ryari rimwe, Vitali niryo zina rye. None kuko abantu bajyaga bareba ibintu mama yankoreraga, bagahita bambwira ati ntago papa wawe ari we wahemutse, ahubwo mama wawe niwe wahemutse. Njyewe navuze biba uko byakabaye, papa wanjye ngiye kumwita Udahemuka Vitali kuko numvaga nyine atari we wahemutse. Ngiye kumwita Udahemuka Vitali, noneho ndebe ko nabona indangamuntu. Naragiye Udahemuka niryo zina nandikishije, amazina ya mama yose yo nari nyazi. Noneho ahubwo igitangaje, papa mumenya namumenye nyuma. Mu kumumenya nsanga n'ubundi amazina yiwe yose ni Udahemuka Vitali. Nicyo cyantangaje, ni nacyo cyantunguye. Mumenya nasanze amazina yiwe ari ayo ngayo, Udahemuka Vitali. Nta n'umuntu wari warambwiye ngo papa yitwa Udahemuka Vitali. Udahemuka ni njyewe waryishyiriyeho kugira ngo ndebe ko nabona indangamuntu. Mumenye rero nsanga. Wamumenye ute? Ninde wagufashije kumumenya? Nta muntu wamfashije kumumenya. Nagiye gutanga ubuhamya ku indi channel Komemburo TV. Noneho njyaho ngiye gutanga ubuhamya ko numvaga ubuhamya bwanjye nimbutanga hari aho buzakura abantu, cyane cyane abana b'abakobwa badafite kwihangana muri bo, hari naho buzabageza. Noneho rero mu kubutanga ko nese mvuga amazina ya papa yose, nayo yavuze nyine ndimo ndikinira. Haciyeho icyumweru kimwe ntanze ubwo buhamya, nibwo papa namumenye. Mumenye n'ubundi nsanga amazina yiwe nayo ngayo. Wahamagaye cyangwa hari abandi bantu baba? Abantu bagendaga banyoherereza amafoto. None uko nge nta telefone nini icyo gihe nari mfite, nyine nakoreshaga nimero y'umuturanyi. Noneho bakagenda abantu bose bakagenda bahuriza ku ifoto imwe. Nawe ampamagaye tugiye guhura, kuko nsanga aya mafoto abantu bampaye ahuje. Ntago ari njyewe wamuhamagaye, niwe wampamagaye. Mbana n'umumama wacuruzaga akabari, nawe ambwira ngo turabana ibyumweru 2 gusa. Noneho rero nibwo papa nahise mumenya, niwe wanyihamagariye
arambwira ati ni njyewe papa wawe. Numva kubyakira byarangoye bitewe n'ibikomere byose nagiye mpura nabyo kugira ngo ndebe ko namumenya, ariko narabyemeye kandi ibyo yambwiye byose byahuje n'iby'abandi bantu bituma ngira icyizere ko ari we, nubwo nawe atigeze ashaka ko menyana n'umuryango we, ariko icyo nashakaga ko ari ukumumenya gusa. Yego. Wenda hari icyo waruhutseho kumva ufite papa wawe wenda ukanamumenya, kuba yari ariho utamuzi cyari igikomere, ubu noneho numva hari icyo waruhutseho. Hari ni amazina mabi wenda urabizi abantu bakundaga kumbwira ngo ndi ikinyendaro, bakavuga ngo dore ukuntu asa, wenda baba bambonye ndi gusa neza bakambwira ngo ukuntu ngo waruberanye no kuba ufite ababyeyi bawe bose, ngo iyo ari kuba utari ikinyendaro gusa. Rero ayo mazina niyo navuga naruhutse, amazina yo kwitwa ikinyendaro niyo naruhutse. Yego n'ibindi bibazo bindi biba bihari kuko turi mu isi, ariko ayo mazina yo navuga ko ntayaruhutse. Yego. Genda saba uratsinze, icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.